uyu munsi upfushije ubukwe inshuro zitabarika, barakurambagiza bikanga. Ariko najya nkubwire ngo abanzi bari baratumwe na Herodi, marayika w'Imana aje kubakura ku buzima bwawe. Ntabwo basubira kwa Herodi kugira ngo umugambi wa Herodi uyu munsi utongera kugira agaciro, ahubwo uyu munsi uze gupfa ubusa kugira ngo iby'Imana yavuganye nawe byongere gusohozwa. Hari abantu batumwe ku buzima bwawe kugira ngo bamenye amakuru. Hari abantu bakurwanya kugira ngo bamenye amakuru, baburizemo n'umugambi wawe kugira ngo uzavuge ngo Imana nta kintu yavuze. Ariko Imana yaravuze kandi yiteguye gukora, yiteguye kukurwanirira. Ariko ndajya nkubwire ngo ubuzima bwawe buriho Herodi. Herodi ukurwanya, Herodi ukugenda runono, Herodi ugucunga, Herodi ushaka kutabaho, Herodi ushaka ko wapfa, Herodi ushaka kuburizamo umugambi wawe, Herodi ukubuza akazi, Herodi ukubuza gukora ubukwe. Ariko ndajya nkubwira ngo uyu munsi wa none ndashaka ko tuza gusenga Imana kugira ngo Herodi ukuriho, marayika w'Imana azana izindi mbaraga zituma maneko yagusizeho zongera kuburizwamo, maneko yagusizemo zongera kuyoba inzira, kugira ngo bataza kongera kuburizamo umugambi w'Imana bwa kabiri. Imana itugirire neza. Ndabasuhuje abaneza amatwi, ndabasuhuje abankurikiye muri uyu mwanya. Nongeye kubifuriza ikaze kuri iyi televiziyo ya Life in Jesus TV. Ndabasuhuje by'umwihariko kubw'iminsi n'ibihe byari bishize tudasangira ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi nkaba nifuje ko twongera gusangirira hamwe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana risa n'imitima kandi ryongera gutuma umuntu asubira ku rufatiro. Imana itugirire neza. Jewe wasuhuza Nizeyimana Ezekiel, ni nanjye ugiye kubagezaho ijambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'uyu munsi rize kukubera inkomezi kandi rize gutuma waguka, rize gutuma wongera kugera aho utari ugeze, kandi rize gutuma wongera kumva muri wowe hari ibintu Imana ikoze kandi ishyigikiye. Imana itugirire neza. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kandi ndabasuhuje kubwo kudukurikira no kudutega amatwi. Tugenda tubibona abari hanze, abari mu Rwanda, abavandimwe, inshuti za hafi, turabasuhuje muri rusange kandi tubifurije imigisha y'Imana kugira ngo ibabeho n'ukuri. Murakoze cyane rero abo tugiye kubana. Ariko mbere y'uko tubana, reka nshimire ubuyobozi bwa televiziyo bunyemereye bukampa ikaze kugira ngo mbashe gutambutsa ijambo ry'Imana kandi ribashe kugera kuri buri muntu wese uri buze kurikurikira. Imana ibahe umugisha. Harashize iminsi itari mike, ariko uyu munsi Imana yashimye ko, cyangwa se yemeye ko twongera gusangirira hamwe ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ko ibintu byose byubakiye ku gusenga Imana. Mbere y'uko wiragiza Imana, cyangwa se mbere y'uko ukurikirana ibindi bintu runaka, ugomba gusenga Imana kugira ngo ibashe kugushyigikira muri byose. Imana itugirire neza. Waba ufashe urugendo, waba ugiye kuryama, waba ugiye mu kazi runaka, waba ugiye gukorera perime, waba ugiye gukora ikizamini, waba ugiye gukora akazi gatandukanye, mbere y'uko utsimbuka ugomba kubanza gusenga Imana kugira ngo wiragize Imana, Imana igendane nawe kandi itegure imitego y'umwanzi. Imana itugirire neza. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni umutsima,
ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe risubizamo ibyiringiro ku bari babitakaje, kandi ijambo ryawe rijya rituma twebwe twongera gukomera tukarusha ab'isi, kubera ko bariya b'isi ntabwo bazi ko ijambo ryawe rituma twongera kuba cyo Imana itugirire neza. Rero muri uyu mwanya tugiye gukurikirana cyangwa se tugiye kumva ijambo ryawe, ariko buri muntu wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe, nyemerera ubane nawe kandi urusheho kumugwiriza no kumukomeza no kumusubizamo imbaraga, byiringiro yaratakaje byongere kugaruka muri we, kugira ngo urusheho kwamamara. Twagiye tubona ineza yawe, tubona urukundo rwawe, tukabona nta bantu bapfa kurutugirira, n'abarutugiriye bashaka kurutwishyuza, ariko nabonye utajya wishyuza urukundo watugiriye. Nicyo gituma tubasha kugukurikira no kugendana nawe, kugira ngo imirimo yawe ibashe gusohozwa, kubera yuko wayivuze ku bantu bawe. Imana ishimwe. Ndagushimiye cyane rero muri uyu mwanya tugiye kumvira ijambo. Mwuka wawe wera amanuka bane natwe, adushyigikire kandi ashyigikire abantu bose bagiye kunyumva, bankurikiye, banteze amatwi, kugira ngo babasheho kunguka no gukomezwa muri uru rugendo, kugira ngo babashe kuzakubona mu gihe uzaba uhagaze ku bicu uvuza impanda, kugira ngo abantu bose bagusanganire. Urakoze, urakarama rero, tubere maso kandi uturwanire intambara tutabasha kurwana, kubera ko twebwe amaboko yacu ni magufi, ariko amaboko yawe ni magari. Haleluya. Ndagushimiye rero muri uyu mwanya kugiye kubana nanjye ndetse n'abagiye kumvira ijambo, ukomeze kutugirira neza no kutwagura, kugira ngo abarushaho kutwumva barusheho kumva ko hari icyo wakoze, izina ryawe ryamamare. Urakoze cyane rero, bana na buri muntu wese, ndetse natwe tugiye gutangira ijambo kugira ngo abantu babashe kuryumva, ushyirwe hejuru kuko uri Imana yacu, kandi ibyo ugomba gukora muri uyu mwanya wongere kubikora. Ntabwo tugutegetse, ahubwo turagusabye kugira ngo ibyo ushima n'ibyo ushaka ari byo uza gukora muri uyu mwanya. Izina ryawe ryamamare mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, dusanga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice bibiri, umurongo waho ni uwa 7 ndetse n'uw'8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nuko Herodi ahamagara abanyabwenge bwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. 8 haravuga ngo, abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, nanjye nje kumuramya. Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Dusomye inkuru za Yesu igihe yavukaga, cyangwa se igihe umwami Herodi yamenyaga ko hari umwami wavutse, cyangwa se yumvaga amakuru. Nk'uko nawe uyu munsi hari abumva ko ufite akazi ariko bataramenya akazi ukora. Imana itugirire neza. Ngo yegeranya abanyabwenge, arabaganirira, abasobanuza neza iby'umwana cyangwa se iby'inkuru iri kuvugwa ko mu gihugu hashobora kuba havutse umwana. Imana itugirire neza. Uze kunkurikira neza, uze kumva, kandi iri jambo ubashe kurisobanukirwa. Umwami, tekereza niba umwami agize ikibazo ko mu gihugu havutse umwana. Ni ukuvuga ngo umwana w'amasezerano iyo avutse nta muntu utabimenya, kandi umwana w'amasezerano iyo avutse abanzi baramwanga, kubera ko baba batinya ko ejo ibyiza bishobora gusohora ku buzima bwe, bagakorwa n'isoni kubera ko hari icyo Imana ibishaka gukorana nawe. Imana itugirire neza. Ngo Herodi aratekereza, aravuga ngo ashobora kuba avutse agomba kunkura ku ngoma,
ashobora kuba avutse ashobora gutuma ntazongera kwicarana n'abandi ngo menye ko ndi umwami cyangwa se menye ko ndi umuyobozi mu gihugu. Imana itugirire neza. Ngo arangije ateranya abanyabwenge, tarasi tekota denone fotayi, arababwira ngo noneho mugende mumenye amakuru. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nimumara kumenya amakuru mugaruke nanjye mumbwire. Ni ibintu bikomeye. Tekereza kugira ngo umwami akoranye cyangwa se ateranye inama y'igitaraganya kugira ngo abashe kumenya amakuru y'umwana wavutse. Uyu mwana icya mbere ntarakitsa n'amezi 2 na kumwe ntarakumara. Kabiri, ntaragira umwaka kugira ngo abe yagenda abashe kumubona abone ko uyu mwana ashobora kuzagira ejo heza cyangwa atazahagera. Ariko byonyine kumva ko umwana w'amasezerano, umwana uzakora imirimo, umwana uzazungura, umwana ariko nukuri iyo iteka ryose umwana azagira umumaro, arakundwa ariko kanahigwa. Imana itugire neza. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo nubwo hari abantu bakwibeshyaho, ariko hari Imana igusobanukiwe kandi izakugeza kure kugira ngo abantu bamenye ko icyo Imana yavuganye nawe izanagisohoza. Imana itugirire neza. Uyu munsi Imana ishobora gukora ikintu igira ngo inyuranye inzira z'abanzi bawe, ikureho imigambi yabo kubera ko atari myiza ku buzima bwawe uko byagenda kose. Ngo abanyabwenge barangije baragenda bajya kureba umwana ndetse baramubona, baramwitegereza, babona ko ari umwana wavutse kandi akavuka mu gihe cye kandi azakora imirimo n'ibitangaza, azakiza benshi, agahumura impumyi, ibirema bigahaguruka, izina ry'Imana rikamamara. Imana itugire neza. Bageze mu gihugu aho yavukiye, rimwe bahasanga nyina, kabiri bahasanga umwana, gatatu bahasanga se. Bivuga ngo bamaze kumubona no kumuramya no kumushyikiriza ibyo bagombaga kumushyikiriza, barasezera basubira mu gihugu baturutsemo. Ariko ngo bakigera mu nzira, Bibiliya iravuga ngo haza inyenyeri kugira ngo iyobore abanyabwenge ibabuze gusubira inzira baturutsemo, kubera ko umugambi Herodi yari afite ntabwo wari mwiza ku buzima bw'umwana, ntabwo wari mwiza ku buzima bw'ababyeyi. Icyo yari agamije ni ukwica umwana na nyina na se kugira ngo ibyabo byibagirane. Ariko turashimira Imana ko abanzi bacu iyo bashatse kuburizamo umugambi w'Imana, Imana iramanuka ikabana natwe. Imana itugirire neza. Hari ukuntu umuntu ajya yiruka akagendera mu nzira z'abandi, ariko igihe cyagera Imana ikakuzana mu nzira yawe, kubera ko inzira yawe ariyo yo gusubirizwamo, ntabwo uzasubirizwa mu nzira z'abandi. Imana itugirire neza. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, ngo azana mu murima we, ngo kandi kubw'ibyo nshobora kwera imbuto ashaka. Imana itugirire neza. Nshatse kuvuga ngo umuntu iyo ari mu rugo, ntabwo inyamaswa ishobora kunyura ku irembo ngo ibe yakugirira nabi. Umuntu iyo ari mu rugo ntabwo ashobora guhungabanywa n'imiyaga cyangwa se n'intambara. Data kubera ko aba ari mu rugo akurengeye, akubereye maso, akurwaniriye kugira ngo utaza guhura n'intambara utabasha kurwana. Imana itugirire neza. Herodi ngo arabatuma, amaze kubatuma baragenda kugira ngo bamenye neza amakuru. Hari abantu batumwe ku buzima bwawe kugira ngo bamenye amakuru. Hari abantu bakurwanya kugira ngo bamenye amakuru, baburizemo n'umugambi wawe kugira ngo uzavuge ngo Imana nta kintu yavuze. Ariko Imana yaravuze kandi yiteguye gukora, yiteguye kukurwanirira. Ariko ndajya nkubwire ngo ubuzima bwawe buriho Herodi ukurwanya,
Herode ukugenda runono, Herode ugucunga, Herode ushaka kutabaho, Herode ushaka ko wapfa, Herode ushaka kuburizamo umugambi wawe, Herode ukubuza akazi, Herode ukubuza gukora ubukwe. Ariko ndajya nkubwira ngo uyu munsi wa none ndashaka ko tuza gusenga Imana kugira ngo Herode ukuriho, marayika w'Imana azana izindi mbaraga zituma maneko yagusizeho zongera kuburizwamo, maneko yagusizemo zongera kuyoba inzira, kugira ngo bataza kongera kuburizamo umugambi w'Imana bwa kabiri. Imana itugirire neza. Wagerageje gukora ibintu byose, ariko kubera ko Herode akiri ku buzima bwawe ntabwo waronka, ntabwo wagira akazoza kawe k'ejo hazaza. Oya, kubera ko Herode aracyari ku buzima bwawe, aracyagucunga, aracyagendera hafi yawe. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuze gusenga Imana turwanye uyu mwuka wa Herode, kuko uyu mwuka wa Herode ntabwo watuma ubona isambu yawe, uyu mwuka wa Herode ntabwo watuma ujya kwiga mu mashuri, uyu mwuka wa Herode ntabwo watuma ubona akazi, uyu mwuka wa Herode ntabwo watuma ubana n'umugabo wawe, uyu mwuka wa Herode ntabwo watuma ugira amahoro, uyu mwuka wa Herode ntabwo watuma utunga amafaranga. Oya, kuko uyu mwuka wa Herode urashaka kugukuraho umwana na nyina, kubera ko Herode ari kubona ko ari byo bifite agaciro kandi byatuma wongera kunguka. Imana itugirire neza. Ngo abanyabwenge baramya Yesu kubera ko bari bamubonye bakabona ko yavutse, kandi bakabona ko yavukije, kandi bakabona ko ari umwana uzagira ejo heza hazaza, kandi bakabona ko imirimo yiwe izatuma abantu bose bamuvuga bakamwamamaza. Imana itugirire neza. Ngo basubirayo nk'uko Herode yabivuze, ngo ariko bakigera mu nzira babona inyenyeri ibabuza inzira bagombaga gukomeza, banyura mu yindi nzira kugira ngo umugambi w'Imana ugerweho ku mwana wari wavutse. Imana itugirire neza. Uyu mwana akivuka niho ibintu byose byatangiye kugenda neza. Uyu mwana akivuka niho amakuru yatangiye gutambuka. Uyu munsi iyo ugiye gukorera akazi cyangwa se gukora ikizami, abantu bahita bamenya ko ugiye kugikora. Ndajya nkubwira ngo uyu munsi reka gutanga amakuru yawe ahantu hatandukanye, kubera ko abuha amakuru ntabwo uza abaribo. Ushobora kuba uri guha amakuru intumwa za Herode, ushobora kuba uri guha amakuru bagenzi ba Herode, ushobora kuba uri guha amakuru bene wabo wa Herode. Uyu munsi wa none ndajya nkubwira ngo kora ibintu byawe bucece, ahubwo ubwire Imana icyo ugiye gukora, ubwire Imana icyo uri gushaka, kuko Imana niyo byose, kandi Imana niyo iri bukemure ibibazo byawe. Uyu munsi wa none Imana itugeneza. Shatse kukubwira ngo uyu munsi mu buzima bwawe, mu miterere yawe, mu byo urimo gushaka gukora, reba neza niba hari ibicaniro bya Bali bitarasenyuka. Reba neza niba hari ibintu byatuma utabona umugisha cyangwa utabona icyo wowe ubwawe watekereje gukora, kubera ko harimo inkomyi. Imana itugire neza. Uyu munsi ije kukubwira ngo umuntu agusumba bitewe n'icyahagazeho. Bivuze iki? Herode yashatse kumva ko ari umwami, yumva ko umwana ari buze kumwica, akibagirana, ntakomeze kwitwa umwana, n'umugambi ntuzakorwe. Ariko uyu munsi wa none yabonye ko icyo yarahagazeho nta kamaro, nta n'agaciro, kubera ko yasanze umwana hari ijuru ryamumenye mbere y'uko avuka. Haleluya. Imana itugire neza. Iyo uvutse ijuru rikuze, iyo ijuru rikubwiye ngo nzakugirira neza, biruta cyane abantu bazakubwira ngo tukuri inyuma, kubera ko bakuri inyuma nihagira igitera giturutse imbere bazakuva inyuma, ntuzamenya n'igihe bagendeye. Ariko iyo Imana ikubwiye ngo nkuri imbere, haleluya, ni igihe cy'uko uzagenda, n'ikizaza kiguteye ntikizagutera ubwoba, nta nubwo kizagukura mu mwanya. Naho wasonza ntabwo uzicwa n'inzara, ndaho wabura amazi Imana izaguha amazi, kubera ko amazi Imana yafite mu biganza byayo. Imana itugire neza. Herode ngo ategereza cyane, ategereje abo yohereje kugira ngo aze kumenya amakuru, ariko ntabwo yabashaga kuyamenya, kubera ko ibyo yashakaga
ntabwo byari umugambi mwiza, byari umugambi mubisha wo kugira ngo ibyo watekereje n'ibyo wifuza ntibizagerweho. Ariko najya nkubwire ngo uyu munsi, iri jambo ry'uyu munsi ryongere kukurema umutima, kuko nje kukubwira ngo abanzi bawe batumwe na Herodi uyu munsi marayika w'Imana bayobereje mu nzira, ntabwo bari bwongere gusubira kwa Herodi. Imana itugire neza. Kandi ikindi ndagira nkubwire ngo kampani yawe nubwo uri kubona icumbagira, ariko nuko hari abanzi Herodi yari yaratumye ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi wa none marayika w'Imana amanutse kugira ngo aba banzi badasubira kwa Herodi, ahubwo Imana ibayobye inzira, kampani yawe yongere gutera imbere. Imana itugire neza. Uyu munsi upfushije ubukwe inshuro zitabarika, barakurambagiza bikanga. Ariko najya nkubwire ngo abanzi bari baratumwe na Herodi, marayika w'Imana aje kubakura ku buzima bwawe, ntabwo basubira kwa Herodi kugira ngo umugambi wa Herodi uyu munsi utongera kugira agaciro, ahubwo uyu munsi uze gupfa ubusa kugira ngo ibyo Imana yavuganye nawe byongere gusohozwa. Imana itugire neza. Ndagira nkubwire ngo nubwo umaze igihe uriganywa, ibyawe babigize nk'akarima k'igikoni, barabifashe babishyira mu maboko yabo kubera abanzi batumwe ku buzima bwawe, bagatumwa na Herodi. Ariko uyu munsi marayika w'Imana agiye kubakura ku buzima bwawe, ntabwo bongera gusubira kwa Herodi kugira ngo umugambi wabo utongera kugerwaho. Imana itugire neza. Kandi Imana yongere kukubaka bundi bushyashya. Hari ibintu byinshi wagiye utekereza ariko ntabwo byagerwaho kubera ko hari abanzi Herodi yatumye ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi usenga Imana, wibwira uti Imana, ndashaka kaba abanzi batongera gusubira kwa Herodi, ahubwo baca mu yindi nzira kugira ngo ibisubizo byanjye, kugira ngo ibyo nagusabye, kugira ngo ibyo nshaka, kugira ngo ibyo wavuganye nanjye byongere gusohozwa. Imana itugire neza. Nukuri Imana yongere kukubaka, Imana ikugarure mu rugo, Imana ikugirira icyizere bundi bushya, kuko yo bavuze n'ibyo bakoze ni byinshi. Ariko Imana ije kugukuraho abanzi Herodi yagutumyeho kugira ngo ibyawe byongere kugira agaciro. Imana itugire neza. Ese uyu munsi hari abanzi wabonaga bari ku buzima bwawe, bari baroherejwe na Herodi kugira ngo dusenge Imana? Ese uyu mwanya iri jambo hari aho rigukuye, hari aho rikugejeje kugira ngo dusenge Imana? Ese uri kumva uyu mwanya wa none twagufasha iki? Uragira ngo tukubohoreze ibyawe Satani yanyaze? Ese uragira ngo dusengane Imana, Imana iguha akazi gashya kazima gatuma wongera kugira ejo heza? Ese abana bawe bahagaze mu cyerekezo? Ese ntibabaye ibirara? Ese uzi icyatumye babibirara? Ese uzi icyatumye batagira ubwenge? Ese uzi ko Herodi yabatumyeho abanzi kugira ngo basubireyo bamuhe amakuru mashya kugira ngo arusheho kubagirira nabi? Ariko najya ngo uyu munsi unyemerere tuze gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ohereza marayika kugira ngo aze kuyobya abanzi ba Herodi ntibaze gusubirayo, kugira ngo abana banjye bongere kugirirwa neza n'Imana. Imana itugire neza. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo Imana iracyakora, ndagira nkubwire ngo Imana iracyariho, Imana iracyatanga amakuru meza, Imana iracyasubiza, Imana iracyarema bundi bushya, kandi Imana iracyagira ibyo ikora kugira ngo abavuze ko nta byizakora bakiriho babone ko ibikoze, kandi babone ko itandukanye n'ibyo batekereza. Imana itugire neza. Ukeneye nimero yanjye, nimero yanjye ni 07-8-10-6-8-4-8-2. iyo wayihamagara nkagufasha, Imana ikongera kukugirira neza, izina ry'Imana rikamamara. Ariko ndagira ngo wongere kumva n'icyo ukwiriye gukora muri uyu mwanya. Ndagira ngo uce bugufi dusenga Imana, ariko ubwira Imana uti Imana, uyu munsi wa none ndashaka imbabazi zawe, ndashaka gukora kwawe, ndashaka kongera gusubira ku rufatiro. Hari ibintu ukwiye kongera gusubira ugasenga Imana ikabisubiza ku rufatiro, kubera ko igihe bahereye n'igihe bakurwanirije
umugambi w'Imana uyu munsi nibwo ugiye gusohoza ku buzima bwawe. Imana itugire neza. Ndagira ngo uce bugufi dusenga Imana, bwira Imana uti Imana ndashaka ko nkura Herodi ku buzima bwanjye, wahoraga unyirukankaho, wahoraga utuma ibyanjye bidindira ntibitere imbere, bigatuma nanjye niheba nkavuga ngo ejo hazaza ntaho mfite. Ariko ndagira ngo wongere wumve ko Imana ifite ejo heza hawe kandi yiteguye gukora no kugira ngo izibe icyuho wagize mu minsi yashize. Imana itugire neza. Tugiye gusenga Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye kubw'ijambo twumvishe. Ijambo ryawe rwose rirarema kandi ijambo ryawe rituma umuntu asubizwa mu ibyiringiro. Ijambo ryawe rituma umuntu asubira ku rufatiro. Ijambo ryawe rituma umuntu yongera gukomera, kubera ko nabonye hari abakomeye mu isi ariko igihe kijya kigera bakavuga ngo gukomera kwacu kwarangiye kubera yuko duhumeka umwuka wa nyuma. Ariko wowe kubera yuko ibyo byose ari wowe ubirema, nta kintu kigutera ubwoba, ntunagira ubwoba kubera yuko ubizi kandi biba mu gihe washizeho kandi wategetse. Sengeye abantu bawe bahuye n'ibibazo, abantu bawe bahuye n'intambara, abantu bawe barariganijwe, abantu bawe bakuwe mu mwanya, abantu bawe baratentebutse kubera Herodi. Ariko uyu munsi marayika wawe namanuke kugira ngo abarwanire Herodi ubagendaho buri munsi. Mu izina rya Yesu Kristo rero mpagaritse imyuka y'ikuzimu, mpagaritse ubwami bwa Satani, mpagaritse imbaraga z'umwijima, mpagaritse imyuka y'abapfumu, dusenya ibicaniro bya Bali, duhamagaje Imana n'Umwana n'Umwuka wera kugira ngo bibane n'abantu bawe, kandi umuntu wese wumvishira ijambo arusheho gukomera no kunguka kugira ngo abashe kwamamaza ineza yawe, izina ryawe rikomezeho kwamamara mu izina rya Yesu Kristo. Amen.